bitewe n'ibintu wakuriyemo ushobora kubona iyi shusho y'ibumoso ukavuga uti aba bantu rwose ni abasatanisite basenga satani. Noneho wareba iy'iburyo kubera yuko ariyo wakuze usenga, ukavuga uti twebweho turi abajya mu ijuru tumeze neza, ariko nkubwije ukuri ni uko aya mashusho yombi yose ni kimwe. Nk'uko mureba no kuri izi ntoki ukuntu izi ntoki zizamuye, ni amashusho yakozwe n'abanzi b'agakiza ka Kristo Yesu umwana w'Imana, yatanze ngo abari abo kurimbuka duhabwe ubugingo buhoraho. Rwose amashusho yose waba usenga, yaba iyi ngiyi bababeshya ngo ni Kristo, yaba aba ngaba basenga iki giteye ubwoba, mwese muri kimwe. Imana yabujije abantu gusenga ibishushanyo, yabujije abantu gusenga ibibumbano ibyo ari byo byose. Amazina babyita byose ntabwo bikwiye kukuyobya. Kristo w'ukuri ntabwo ari mu mashusho, ntabwo ari mu bibumbano, ntabwo ari mu magrafike. Kristo w'ukuri yicaye iburyo bwa Data, ni umwuka. Abamugeraho bamugeraho mu buryo bw'umwuka, ntabwo wamukoraho, ntabwo ari ikintu wakoraho. Nyamuneka muve mu buyobe, muve muri Babuloni. Kristo umwana w'Imana, Kristo Yeshua wavukiye i Nazareti, araza vuba azanye ingororano kugira ngo agorore buri wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ihane uve mu buyobe bwo gusenga ibishushanyo, ubundi Umukiza arakwakira aguha amahoro, aguhe ubugingo buhoraho nk'uko yasezeranye, ntabwo abeshya.